nimusenge cyane. Ndi Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze. Ndi Imana ije gukora ibyo natekerezaga. Ndi Imana ije kugirira ibambe abantakambira amanywa na nijoro. Ije gukubura no gukoropa. Zaburi ya mbere. Yes, ndagusuhuje wowe dukurikiye kuri Zaburi ya mbere TV. Nkwifurije amahoro y'Imana mu buzima bwawe. Turabakunda murabizi. Uyu munsi Imana itugire neza, bwakeye duhumeka umwuka wazima. Nkunda kubabwira ngo kubona umunsi ukeye kiba ari igitangaza. Hari abantu benshi bakunda ibitangaza, bakunda gusaba ibitangaza, gusenga basaba ibitangaza, ariko no kubona umunsi ukeye ukabona bwakeye mu maso yawe batagupfunye nkuko bajya babikorera abantu bashize mu mwuka, batashyize ipamba mu mazuru yawe, ni igitangaza gikomeye. Wakabaye ujya ushimwe Imana ukubonye ku munsi ukeye. Ibyo ngibyo nta muntu ubyiha, abantu baravuga ngo biroroshye ariko biranakomeye kuko nta muntu wabasha kubyiha. Nshimye Imana rero yongeye kuduhuza turi bazima, tutapfuye, tudapfire mu byaha nkuko benshi biba byabahitanye. Ubu kubitanye n'umuntu bajyanye wenda muri moruge bakakubwira bati yaguye mu kabari, yaguye mu buraya, yaguye hehe, yaguye muri agisida arimo ajya gusamba nta runaka. Wakabaye ushima Imana wowe ukiriho uri muzima, udapfuye, utaguye mu byaha. Dushimye Imana itumye turiho turi bazima, tubasha guhamya izina ryayo, tukavuga haleluya bikemera, tugatera amen, tukikiriza na amen bikemera. Imana iduhana umugisha. Amen. Uyu munsi tugize umugisha, twongeye guhura n'umukozi w'Imana. Abatamuzi na mubyeyi wigeze gutambutsa message mu minsi yashize. Yakomeje ambwira ati hari ubundi butumwa Imana ikomeje kumpana. Umubyeyi ukuze, uzi ubwenge, utarwaye, uri muzima. Abapagane batabizi byo batwita ngo turabasazi, ariko icyama bagasara nkuko natwe twasaze. Dusara tuvuga iby'Imana, kandi Imana ifite ibyo ikora mu buzima bwacu tukabibona. Mama, turagushuje mu izina rya Yesu. Mumeze mute? Turashima Imana. Nta kibazo kwivuga nk'abana b'Imana. Hari umuntu ukubonye ari ubwa mbere, hari wenda batarakubonye mu message watangaga ushize. Umuntu ukubonye ari ubwa mbere wamwibwira gute? Ni ukuvuga ngo murakoze. Nanjye nitwara Hajani, ndi umumama ushima Imana, ndubatse, mfite urugo, mfite umutware n'abana. Ndi umuvugabutumwa w'ubushake, aho Uwiteka antumye njyayo, kandi iyo ankoresheje ndakora siniganda. Nkaba mbarizwa, naravukiye mu karere ka Rusizi, umurenge wa Muganza. Nkaba ndi hano i Rwamagana, nkaba ariho ndi gukorera umurimo w'Imana mu itorero rya Sovu, paruwasi ya Rwikubu. Imana iduhana umugisha. Yego. Nimba atari ibanga, guhaguruka kwawe, gukizwa kwawe ni ryari, wakijwe ryari, wahuye na Yesu gute? Abantu benshi bakunda kwibaza ako kantu, nanjye nkunda kukwibaza. Yego, nahuye na Yesu cyangwa se nakijijwe muri 92. Yego. Nari ndangije umwaka wa 8. Imana imbwira ko nta kindi ngomba gukorera ababyeyi, ariyo ngomba gukorera. Ni ukuvuga ngo ndashima Yesu yuko yankuye mu byaha, akamenyesha ubuntu bwayo, akandokora, akandobanura mu bandi, akangira umukozi wayo. Ni ukuvuga ngo Imana yaje kunsanga mu nzozi, irambwira ati ngufashe ukuboko, ndashaka yuko ugomba kunkorera, ukamvugira. Nabonye ari wowe ubishoboye, kuko aho ngutuma hose ugomba kujyayo, kandi aho nzagutuma hose uzajyayo. Icyo nzagutegeka cyose uzagikora. Nanjye narayemereye, ndavuga ati ngiye gukorana n'Imana, ndebe ibitangaza byayo, ndebe ukuntu igikora. Nukuvuga ngo yaguhamagaye ukiri mutoya, ukiri umukobwa, cyangwa wari umaze gushaka? Yampamagaye mfite imyaka 17.
wari ukiri muto utarasahisa mu byaha. Nari mvuye mu mwaka wa 8 ntangirana n'uwo mwaka. Mu gihe cy'ubwa adolescence biragucakiye. Nuko nakoreye Uwiteka, nukuri pe kandi ndamukunda, nanjye ntago namurekura kuko nzi byinshi yankuyemo, yankuye mu rupfu, yangiriye neza kandi aramenyekanisha aho ngenda hose mvuga ubutumwa. Nukuvuga ngo yikubwiye ngo nzakwicazanya n'abakomeye, irabikora, kandi nzaguha icyubahiro nkuye n'ijambo, irabikora. Nikugo uyu munsi rero Imana yambaye ubutumwa bwo kugira ngo ngeze ku bantu bose. Abakurikiye ubu butumwa ndashaka yuko ubwo butumwa bagomba kubwumva, kandi cy'Imana ibasaba bakagikora. Ubushize message watambukije yageze ku bantu benshi cyane. Hari abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abari muri Canada, hari abari mu Burundi, hari abari mu Rwanda, hirya no hino imigabane y'isi yose. Uyu munsi iragukurikira, ibasha kumva message Imana yaguhaye. Baragutera courage benshi bavuga bati Imana igumugisha, Imana igukomeza, Imana kwagurimo imbaraga, amavuta, bakufuriza amavuta. Hari wenda hari impinduka byazanye mu buzima bwawe nyuma yuko utanze iriya message? Nta mpinduka nabonye mu buzima bwanjye, ahubwo byaranejeje cyane. Nicyo navugaga nyine. Burya iyo umuntu akikoreye umutwaro abavunika, n'urugero utari wawutura uburimo kuvunika, ariko umaze kuwutura umva uruhutse, uraryama ugasinzira. Byaramvunye cyane. Umuhamagaro uravuna. Umuhamagaro nimba Imana ikubwiye iti kora iki ngiki utaragikora, uba wumva nta mahoro ufite. Ntayo, nanjye nari mfite nta n'umutekano nari mfite. Ariko umaze gutambutsa message wumva uratuje. Nararuhutse mu mutima, ndavanga Imana bugira nzi. Nukuri no kuyikorera, umve baravanga umuntu afite amaguru ariko nzaza nguruka n'amababa. Nzaza mvugira Imana. Kubwo nanjye nabo mvuga ubutumwa bugatambuka mu gihe amatorero menshi atabashije kubyakira. Byagenze bite mu yandi matorero? Mu yandi matorero hari ubwo nagendaga bakambwira ngo zana ibyemezo, hari ubwo nagendaga bakansohora nabi, hari ubwo banyimaga ijambo, nanjye nkagenda ngasenga nkabwira Imana n'amarira menshi. Imana ikambwira ngo nicecekere, ngo bazaza banyishakira. Hanyuma umaze iminsi uduhamagaye uratubwite hari indi message Imana yashyize ku mutima. Twaguha ikaze noneho ugatangira usenga, wamara gusenga ugakomeza ugatambutsa message yawe. Murakoze cyane. Turagushimye Mana nkuru, turaguhimbaje cyane kuko dukunda, turagushimye kuko watugiriye icyizere, Uwiteka Nyagasani, ukadushoboza muri byose kandi ukatwambika imbaraga. Jurushaho kutwambika urukundo ko gukunda ndetse no kugukorera mu izina rya Yesu Kristo. Hari message rero yabonetse Mana, Uwiteka Nyagasani, ndasenze mu butware bw'Imana ikomeye kugira ngo abagiye kuyumva bayitegera amatwi ubahe guhinduka kandi babe maso, kugira ngo Uwiteka Imana nabo barebeshanya amaso y'impuhwe n'imbabazi, bujye wirengagiza gukiranirwa kwabo, ubahe kumva no kukumvira kandi bakubahwe Mana, bagendane nawe kandi bagukurikire. Turagushimiye cyane kuko abantu bamaze gutegera amatwi bumva ubutumwa, ubahe umugisha kubw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu, Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane abategeye amatwi iki cyigisho ngiye kubanza kubagezaho mbere yuko nababwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yampaye kugeza ku bantu bose. Amagambo Uwiteka yampaye mbwira ubwoko bwayo aravuga ati, abantu bo mu isi bari kwiyoberanya, murahura bakakubwira ati Yesu ashimwe, ariko ku mitima yabo rurimo rurasibana. Uwiteka arakubwira ati, saho wibwira ko amagambo ujya uvuga Imana yandika, wa munsi ukazayabazwa. Uwiteka arakubwira ngo saho wibwira ko amagambo ujya uvuga Imana yandika, wa munsi ukazayabazwa.
ndakubwira yuko ibyo byose biterwa n'uko urukundo rwakonje. Ahari urukundo nta wakwifuriza mugenzi we ikibi. Ahari urukundo isi yagira amahoro. Kandi iyo urukundo rwari kuba ruturimo, isi yagira amahoro. Kandi iwacu urukundo rwari kuhataha. Wowe uravuga ati icyo ntacyo biba bitwaye, tuzahura ngo usekere ariko sinzaba nkwishimiye. Uwiteka akakureba ku mutima akamenya inkomanga ihari, ariko Imana irabizi ngo nutihana uzabibazwa. Akongera akakubwira ati yaba umuntu wese itorero ry'Imana bagira urukundo bakajya bavugisha ukuri, bamera nk'intumwa bagahabwa umwuka wera. Icyo mwasaba cyose mwagihabwa ku bwa Yesu. Iyaba imiryango yacu yagiraga urukundo, cyangwa abantu bose bakareka uburyarya bakavuga ukuri kuri mu mitima yabo, imiryango yose yaba mu mahoro. Igice cya kabiri, ngo iki ni cyo gihe cyo kugaragaza itandukaniro ryacu n'ab'isi mu mibereho cyangwa mu buzima bwacu biri imbere yacu. Mukwiriye kugaragaza imbuto z'umwuka wera zibarimo. Igihe cyo guteta cyararangiye, urimo uradabagira iminsi ari mibi. Niba urugamba uri kurwana ugeze aho ubura intege, ishyire mu biganza by'Uwiteka. Iki ni cyo gihe cyo guhagarara mu kuri gushyika. Yohana yaciwe igihanga azira ukuri. Burya rero menya ko ari wowe bisigariye. Turahatirwa cyane duhendahendwa kuzaba tugezeyo, kuko ibyanditswe cyangwa ijambo ry'Imana ribivuga ukuri. Nicyo gituma dukwiriye kuba maso, tutajahagurika mu by'ukuri. Tureke kugendana umujindiro, mwigira shyashya, mugaya abandi, mucike ku byo mukorera ahihishe, dore isarura ry'isi riri hafi. Dore azaza ntazatinda, Yesu azaza ntazatinda. Yewe ushidikanya yuko Yesu atazagaruka, ni igihe gito cyane Yesu akaza kutujyana. Yemwe abasiganirwa kujya mu rurembo Siyoni, nimwihute tugende, Yesu aradutegereje. Nubwo bimeze bityo, nimwambare imbaraga z'umwuka, maze ubwo azagaruka azasange twamwiteguye. Yesu ashimwe. Ngiye gutangirana n'ubutumwa Uwiteka yampaye kugeza ku bwoko bwayo. Ubutumwa buravuga ngo ngutumye kurangururira abantu banjye. Rangurura ubabwira ati ndi Uwiteka Imana yanyu bwite. Ati yemwe abanjye ndabazi, nabashyizeho ikimenyetso cy'amaraso yanjye. Urangurure ubabwira ati uwanga kumva inkota y'Uwiteka izamurya. Ndi Imana irangururiye ku isi yose. Ati ndavugana namwe mu bicuku bya nijoro, ndavugana namwe ku manywa y'ihangu. Ndaje ntabwo ntinze. Ndaje nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Ibyahishuwe 22:12-16. Dusome mu byahishuwe 22
umurongo wa 12 kugera kuri 16. Ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ninjye gishyitsi cya Dawidi, n'umwuzukuruza we, kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Amena. Ndi Imana itarobanura ku butoni, ndi Imana itabeshya, ndi Imana yirebera ntabwo nerekwa, ndi Imana ireba kure cyane, ndi Imana ireba hahandi mutabasha gutekereza. Ibyo ukora byose narabibonye. Ndavugana nawe mugabo, mugore, musore, mukobwa, nawe mwana mutoya. Njya kukurema nari nkuzi, ndi Imana yanyu. Nubwo unyibeshyaho ukanyitiranya ngo naravuze ngo ndaza, ngo igihe nahereye mvuga ngo ndaje, uzaza uri hehe ko utinze? Yewe mwana w'umuntu we, igituma ntinze kuza kuko ndi Uwiteka, ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. N'uyu munsi nshatse naza, ariko ndi Imana igiteze ibiganza, ndi Imana igihagaze ku bicu, ndi Imana yitamuruye mu gicuku cya nijoro kugira ngo abari kure n'abari bugufiya kugira ngo bansange. Ndi Imana igifite imbabazi nyinshi cyane, ndi Imana igiteze amaboko kugira ngo uwumve ijwi ryanjye ntiyinangire umutima, nanjye ndamugirira ibambe. Ndi Imana ivugana namwe bwoko bwanjye. Ndaje singererewe, ndaje sindinze, nshatse nagira gutya gatoya gusa kuko mbafite mu kiganza cyanjye. Indirimbo ya 69 mu Gakiza. Ndaje singererewe, ndaje sindinze, nshatse nagira gutya gato gusa kuko mbafite mu kiganza cyanjye. Ndi Imana yanyu kandi nje kugendana n'abihuta, ariko abasinziriye ndagiye. Harabibwira ko nzahagarara mu bicu ngahamagara, ariko uyu munsi yaba ari uwawe, wakwezwa rwose ugatunganwa. Naza kukureba ngasanga utunganyije, ariko rero byaba bibabaje kuba warasenze ukaririmba sinkubone. Byaba bibabaje kuba waravuze ubutumwa bwiza sinkubone. Byaba bibabaje kuba waratanze amaturo ibya 10 ugafasha abakene sinkubone. Byaba bibabaje rwose, ariko ndakwinginga mwana w'umuntu ugarukira aho ugeze. Ndavugana namwe ngo nimusenge cyane. Ndi Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze, ndi Imana ije gukora ibyo natekerezaga, ndi Imana ije kugirira ibambe abantakambira amanywa na nijoro. Abanjye ndabazi, kandi ndavuze ngo ndahagurutse nje kugendana n'abagenda, kandi nje kugirira neza intore zanjye zintakira amanywa nijoro. Mukomeze kunkorera abakozi banjye natoranyije, nanjye nzabagirira neza. N'Uwiteka Imana navuganaga namwe. Kuri ubu butumwa hari ubutumwa bw'urubyiruko mfite nshaka gutambutsa. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bw'urubyiruko, nararyamye bigeze mu ma 5 z'ijoro, ndota iteraniro rinini cyane ryiganjemo urubyiruko, ariko ngiye kumva numva Uwiteka arambwiye ngo nimbwire urubyiruko nti yemwe mwa rubyiruko mwe, nimugarukiraho
dore Satani afite ingabo nyinshi zo kurwanya urubyiruko, arushoye mu byaha byinshi bitandukanye, abashoye mu businzi, mu busambanyi, ubwibone ndetse n'agasuzuguro. Nimwumve kandi mwumvire, ati nimugarukiraho, yemwe rubyiruko mwe, dore ndaje, ati ndaje sindinze, nje gukubura no gukoropa. Noneho hakiyongeraho kandi gace, ubwo ni ukuvuga ngo iyo mbyutse nikanguye mpita nsenga, nasenga nakongera gusinzira hakaza indi paje. Imana irongera inyereka ibindi, irambwira ngo bwira amatorero yose ati nje gukura ibishyitsi mu nzu yanjye, ati nje kurandura ibishyitsi byananiranye mu itorero ryanjye. Ati yewe mudakorwaho we, wanze kumva, wanze gushyigurwa ngo uve ku izima, ati ndaje, yewe urambonye. Navuze kenshi, nkubwira kenshi, ngutumaho intumwa n'abahanuzi, ukavuga ngo ntawakurushije gukorera Imana, kandi imyaka tumaze mu itorero ni myinshi. Mwebwe muri abana b'ejo, mwebwe nta jambo mufite. Uwiteka aravuze ngo arakubwiye ngo araje. Yesu ashimwe. Mama urakoze cyane, mesaje ngewe nazumvishe, nazikurikiye ntuje, mesaje zikomeye. Uvuze ukuntu Imana ijya gusanga nijoro ikakwereka iyo mesaje y'ibishyitsi, ivuga ku bishyitsi, yaje iteyo. Iyo twumvishe, iyo numvishe cyane n'iy'urubyiruko n'ukuntu yaje, n'igihe yaje mu nzozi, y'ibishyitsi yo wayibonye ute, byari bimeze bite? Ibyo bishyitsi uvuga byari mu itorero? Ibishyitsi biri mu itorero, navuga ati buriya ni abantu bamaze igihe cyangwa se bamaze imyaka mu itorero, ijambo ry'Imana bararyumvise ariko ntago bakora icyo ritegetse cyangwa rishaka. Ni ukuvuga ngo nibyo bishyitsi Imana irimo iravuga, biri mu itorero bitanyeganyezwa. Ibishyitsi biri mu itorero bitanyeganyezwa, ese Imana iyo ukweretse ikwereka amasura yabyo cyangwa ni mesaje? Ibishyitsi ni mesaje nyine bivuze ibishyitsi, ariko nanjye sinamenya ibishyitsi. Buriya abakuru bo bazi n'ibishyitsi byari byo. Buriya twavuga ko ari ba bantu ba kera bicariye mu itorero batagize icyo bamaze ku murimo w'Imana, ntibindeba gusa n'icyubahiro. Hanyuma iyo umaze kubibona gutyo ukora iki wowe? Iyo maze kubibona gutyo mfata umwanya ngasenga, nkabaza Imana. Imana ikambwira ati naguhaye ubutumwa, wamaze no kubwandika, jya kubuvuga. Nuko nanjye guhita niruka nkajya kubuvuga, mbanza nkajya kubusengera mu butayu kugira ngo numve ko Imana hari ikibivugaho. Nagera mu butayu nicecekeye, ngumva Imana irabivuze, ngahita mfata inzira nkajya kuvuga ibyo yampaye. Turagushimiye cyane kuba utambukije mesaje y'Imana. Nizere ko uri buryama ukaruhuka, n'ubu ngubu uraryamusinzire rwose cyane rwose. Dushimiye umuntu warudukurikiye kuri Zaburi ya Mbere TV. Nimba utarakora subscribe uyikore, nimba warayikoze ndakwinginze udufashe kwamamaza ubwami bw'Imana, ukora share, hanyuma na comment zanyu ziradufasha, zidutera courage cyangwa zikatubwira ibitagenda neza. Umuntu yifuje kuganira nawe, yifuje gusengana nawe, wamuha aderesi cyangwa telefoni ukoresha? Namuha telefone yakoresha. Telefone umuntu ushaka ko twaganira cyangwa twavugana, namuha nomero za telefone yanjye akaza ampamagariraho, nanjye nyine akagira ikintu yambwira nanjye nkamusubiza. 078 94 63 54 2. Imana iguhe umugisha. Turabashimiye abantu mwari kumwe natwe muri iki kiganiro.
mukoreshe ya nimba cyababereye cy'umugisha kugira ngo tubashe kwamamaza ubwami bw'Imana. Turabakunda. Ciao ciao. Zaburi ya mbere.